umukristo akwiye kugira igihe asenga akagira n'igihe cyo gukora. Abarokore benshi iyo ugiye kubireba neza tugira umwanya, twumva dushaka kugira umwanya munini wo gusenga ariko ntitufate umwanya munini wo gukora. Niyo mpamvu uzasanga rimwe na rimwe bakubaza ibibazo ngo kuki abapagani bafite umugisha sometime kuruta abantu birirwa mu rusengero basenga. Nukubera iki? Abapagani bubaha ibintu bibiri. Abapagani barakora, ikindi cya kabiri abapagani cyangwa se abantu bataba mu rusengero barakora cyane, ubundi bakubaha amahame ajyanye n'ibizana umugisha. Rero Yesu akiza mu buryo bubiri. Yesu akiza umubiri agakiza n'ubugingo. Iyo akijije umubiri ni kwa kundi Yesu akiza indwara, akiza karande, akiza imyuka y'amarozi. Ibyo ndumva twabisobanura tugiye muri Bibiliya. Icyo gihe aba ari gukiza umubiri. Hanyuma uburyo bwa kabiri Yesu akiza nk'ubugingo. Uyu munsi wa none umbajije unyita bishop, ntabwo kera ariko nitwaga. Nge ndi mu bantu yakijije ubugingo kuko yankijije ibyaha. Ariko biramahire ko niki giterane cyahumura Yesu arakiza, katubonereho umwanya wo guhumuriza n'abakize ku icumu ndetse n'abanyarwanda bose, kuko twese abanyarwanda twahuye n'ibibazo bijyanye n'iteme yacu yahumura Yesu arakiza. Kwitabira uyu mugoroba wa business cyangwa se iyi night ya business, ariko aziko n'ubundi ibyo 50 azanye biri muri make yarasigaranye, cyangwa se muri make nta gishoro afite cyo kuba yagira business runaka atangira. Kuwitabira byamufasha iki aramutse ari wa muntu ufite ubushake bwo gutangira adasanzwe ari bwo buzima bwe bwa buri munsi bwa business? Benshi barisuzugura bakumva ko batabigeraho. Yaba afite ibihumbi 100 akumva ko yakora business afite miliyoni 3, kandi miliyoni 3 ntabwo ushobora kuzigeraho utahereye ku giceri cy'icumi cyangwa ifaranga rimwe. Uko nguko wagiye ubibara bizamuka niho hagenda haguha n'intambwe zo kugera kuri ibihumbi 100, 500, miliyoni. Uko ugenda uyabara ari make yazamuka nibyo biguha uko ugenda ugera kuri byinshi. Twongeye kubasuhuza ndetse no kubaha ikaze abadukurikiye mwese aho muri mu bice bitandukanye by'isi. Uyu munsi turi ku itorero Zerafat Holy Church rikorera hano i Kanombe. Turi kumwe n'umushumba mukuru waryo, ariko tukaba kumwe n'abandi bakozi b'Imana batandukanye bafatanya muri uyu murimo. Reka ntangire mbakira muri rusange, ariko nanakira umunyamakuru mugenzi wanjye Joel Kuyobokamana TV. Dusanzwe dukorana ibiganiro byinshi bitandukanye, ari nawe tugiye gufatanya kuyobora kino kiganiro. Joel, ndakwakiriye cyane. Ndahari cyane, ndi tayari. Yego. Uyu munsi tugiye kuvuga ku bintu byinshi bitandukanye, ariko cyane turi buze kwibanda ku gikorwa kiri gutegurwa n'itorero. Ni igiterane mbise Humura Yesu arakiza, kizatangira kuva ku itariki ya 24 z'ukwezi twinjiyemo kwa 4 kugeza ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 5. Muri icyo gikorwa hazaba harimo n'igikorwa cyiza cyangwa se umugura mwiza w'umusangiro. Ibyo nibyo turuze kwibandaho, ibindi byaba ari akanyuzemo. Mushumba, turabakiriye kuri izi kamera zacu. Murakoze, Imana ibahe umugisha, kandi tunezejwe n'Imana kuba namwe tubakiriye hano. Twari tubakumbuye. Karibu, Yesu abahe umugisha. Dutangira muri rusange, wenda hari umuntu ukurikiye ari ubwa mbere n'iri toro tuvuze, ari ubwa mbere wenda ryumvise, mwaba nk'abakoze incamake y'iri torero twasuye, ndetse mukaba mwana kintroduiza timu yose muri kumwe ndetse namwe ubwanyu. Imana ibahe umugisha. Murabizi nk'abantu mwasuye itorero, mwatwemerera tukabanza tukiragiza Imana kugira ngo Imana ibane natwe muri izi gahunda. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, uri Imana y'icyubahiro. Urakoze kutwemereye kuboneka muri uyu mwanya. Twemerere duhagarike ikirogo yose y'umwanzi Satani. Imbabazi zawe zibane natwe. Umugisha buri wese turi kumwe muri iki kiganiro, kandi umugisha buri wese udukurikiranye. Urakoze kunyumvisha Uwiteka, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Mbere na mbere mbanje gusuhuza abakunzi ba Nkunda Gospel, kandi
mbonereho no gusuhuza abakunzi ba Iyobokamana TV, ni ibyo binyamakuru turi kumwe nabyo, aho muri hose hirya no hino. Imana ibaha umugisha kandi bagirire neza. Dushimira n'abayobozi b'ibyo bitangazamakuru ku murimo ukomeye bakomeje gukora, bamamaza ivugabutumwa kandi babagezaho bimwe bitandukanye mu bijyanye n'umurimo w'Imana. Ntabwo twabura kubashimira, bakoze akazi gakomeye. Yesu abaha umugisha kandi abagirire neza. Nk'uko mubyumvise rero, uyu munsi bari ku itorero Zerafat Holy Church, mbere y'umushumba. Amazina yanjye ndabizi ko benshi murayazi, ariko birashoboka ko waba umbonye ari ubwa mbere. Amazina ni Bishop Harimana Jean Bosco, nkaba ndi umushumba w'amatorero ya Zerafat Holy Church aho ari hose mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Imana ibaha umugisha. Dusuwe rero n'abagenzi kubera ko hari igikorwa dufite cy'igiterane twababwiye, kizatangira ku itariki 24 z'ukwezi kwa kane, kisoze ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu. Tuzaba dufite teme ivuga ngo humura Yesu arakiza. Kandi muri icyo giterane ntabwo turi twenyine, tuzaba turi kumwe n'umukozi w'Imana uturutse mu gihugu cya Kenya, bamwita Apostle Musiri. Ndumva abantu benshi bamuzi, niwe tuzabana nawe muri icyo giterane. Kandi nanone muri icyo giterane tuzagiramo undi mwihariko w'umusangiro uzabera kuri Parking Hotel. Uwo musangiro rero uzaba urimo ibice bibiri. Hazaba harimo kumva ijambo ry'Imana no gusengerwa, ariko hazabamo ikindi gikorwa cyo kuganira kw'abantu bakora business, kw'abacuruzi bakora business b'abakristo mu rusengero rwiwe, bazaba baturutse mu gihugu cya Kenya, bahure n'abacuruzi bacu ba hano mu Rwanda, ari abasengera muri Zerafat, ari abandi bazaba babyifuje kubana natwe. Rwose twebwe imiryango irafunguye. Umuntu wese ukora icyo kintu cyangwa wifuza gukora business, nta kibazo, tuzabana nawe. Ushobora no kuhaza utajya kugira ishyaka cyangwa se wiyumvaga ko nta nyenyeri ufite yo gucuruza, ariko wahagera ukahava wakiriye amavuta y'ubucuruzi, gukora business. Uwo musangiro rero uzaba ku itariki 27 muri Parking Hotel mu Kiyovu nk'uko tubibabwiye. Kandi nanone kwinjira muri hoteli, urumva ntabwo ushobora kujya muri hoteli ngo utware Bibiliya gusa, si mu rusengero. Iyo winjiye muri hoteli uba ugomba kurya, uba ugomba kunywa, kandi n'ubundi abantu nk'abo aho baganirira baba bagomba kuba barya kandi bananywa. Rero tuzaba dufite tike twatangiye kuzitanga ku babyifuza no ku babyumva bibareba, y'ibihumbi 50 by'u Rwanda, amafaranga 50 by'u Rwanda. Hakaba harimo kurya no kunywa, then ukaba no muri ibyo bikorwa byombi. Tuzaba turi kumwe n'abaramyi batandukanye. Ntabwo ndi jyenyine rero, wenda ibindi baraza kugenda babitubaza. Bansabye gukora inshamake. Ku ruhande rwanjye rw'ibumoso murahabona umugabo mwiza wambaye neza, niwe coordinator w'iki giterane, niwe uhagarariye igiterane kuva gitangira kugeza gisoje. Kandi ku ruhande rw'ibumoso bwe murahabona undi mupapa nawe wambaye neza, Imana imuhe umugisha. Ari mu bahagarariye itsinda ry'abakora business. Nanone iburyo bwanjye nk'uko mubibona turi kumwe n'undi mumama wambaye amabara meza, nzi ko mukunda mwese, Imana imuhe umugisha. Nawe ari mu bahagarariye itsinda ry'abakora ubucuruzi. Ubwo ababo ni aba hano mu rusengero rwa Zerafat. Kandi ku buryo bwe nanone murahabona undi mupapa wambaye neza, usa neza, ufite umubiri utajya uvangirwa. Ubundi ririya bara nta muntu ujya urivangira, ni umwihariko. Kandi nuko kamera zitarebayo, afite ukuntu asamo n'umuyobozi w'Iyobokamana TV. Nawe rero ni umucuruzi kandi ahagarariye itsinda ry'abakora business. Aba rero nibo twabaye turi kumwe nabo. Urumva bizaba bimeze neza, nibo babihagarariye. Ndumva inshamake mwasabye tuyikoze. Yes, abaho umugisha. Mfite ikibazo kimwe wenda na cyanajure dukomeza n'ikiganiro. Hari ibintu byinshi byo kuba abantu baganiraho bahuye, hari umuryango, hari kuba mwategura kuramya, hari kuba mwategura kuvuga ku bintu byinshi bitandukanye. Kubera iki habayemo umwihariko wo gutegura ku mugoroba wo kuvuga kuri business?
cyangwa se ku byo kwikorera, kubera iki? Kuki atari umuryango? Kuki atari amakupure? Kuki atari ibyo kuramya n'ibindi bitandukanye, cyangwa se amahugurwa y'abashumba? Kubera iki ari business? Urakoze, umbajije ikibazo cyiza. Ntabwo twateguye gahunda y'umuryango guhura kw'amakupure, ntabwo twateguye umugoroba wo kuramya no guhimbaza, ahubwo icyo twateguye gitegura umuryango, kigategura no kuramya. Ikindi cya kabiri, iyerekwa dufite cyangwa se icyo Bibiliya itubwira, umukristo akwiye kugira igihe asenga, akagira n'igihe cyo gukora. Abarokore benshi iyo ugiye kubireba neza, twumva dushaka kugira umwanya munini wo gusenga, ariko ntitufate umwanya munini wo gukora. Niyo mpamvu uzasanga rimwe na rimwe bakubaza ibibazo ngo kuki abapagani bafite umugisha sometime kuruta abantu birirwa mu rusengero basenga. Ni ukubera iki? Abapagani bubaha ibintu bibiri. Abapagani barakora. Ikindi cya kabiri, abapagani cyangwa se abantu bataba mu rusengero barakora cyane, ubundi bakubaha amahame ajyanye n'ibizana umugisha. Ntabwo icyo ndi bukijyemo, yaba ari inyigisho cyane. Noneho twebwe isi y'abarokore igashaka gusenga cyane, igakora buhoro. So ikizatuma tuganira rero ku bijyanye na business, impamvu twagize iyo ntumbero, nuko umukristo mwiza akwiye kuba ari n'umuntu uzi gukora kandi afite umugisha nk'uko Imana yavuze umugisha. Icya kabiri gituma tugira iyo ntumbero, nuko politike y'igihugu cyacu, amahame y'igihugu cyacu, nuko icya mbere, igihugu cyacu ubwacyo gifite iterambere kandi cyemera aba investor, cyemera abantu baturutse hanze, kandi na politike y'igihugu idusaba ko umukristo akwiye gukura amaboko mu mufuko agakora. So iyo rero duhuye n'abantu b'inzobere muri ubwo buryo bwo gucuruza, tukabahuza nk'itorero, bakaganira kuri ibyo bintu, bidufasha iki? Biradufasha kugira abakristo bari mu rugendo rujya mu ijuru, ariko kandi bazi no gukora, bashobora gukora business, bagateza imbere imiryango yabo, kuko umugisha si icyaha. Ndumva niyo ntumbero ya mbere twagize yatumye dutegura kuganira kw'abacuruzi bo mu rusengero rwo muri Kenya, bazaturuka muri Kenya no mu rusengero rwacu rwa Zerafati, kuko abanyakenya bakunda igihugu cyacu kandi bazi ko cyemera aba investor. So biteguye ku investinga muri iki gihugu igihe cyose babona uburyo bubafasha, kandi urumva nanone kuko ari ibintu byo mu rusengero, bazizera cyane, bazabikunda cyane banahuye n'abantu bo mu itorero. Niyo mpamvu nta yindi. Yego, arakoze cyane mugenzi wanjye. Pastor, mugifite mikrofone, reka mbarize ngewe rubanda rugufi ya mbere yo kujya ku gikorwa nyirizina cy'uriya musangiro wa business. Yo igiterane humura Yesu arakiza, yo mubivuga iyo teme, muba muhumuriza abande? Akiza iki? Akiza indwara, akiza ibyago, akiza ibyaha? Muba mushatse kuvuga iki ubundi iyo muvuga ngo buri mwaka mutegura igiterane cyitwa humura Yesu arakiza? Imana iguha umugisha. Nicyo ngukundira, nkunda kubaza ibibazo byiza. Humura Yesu arakiza ni igiterane ngarukamwaka cya Zerafati, kizahoraho, nta nubwo kibaye umwaka ngo kirahagaze. Humura Yesu arakiza, iryo jambo harimo amagambo nk'abiri cyangwa atatu. Humura Yesu arakiza. Nkunze kukimbajije turi no mu gihe kimeze nkaho tukiri muri Pasika, numvaga biranejeje kumbaza icyo kibazo. Ku bantu badukurikiye rero, Yesu akiza mu buryo bubiri. Yesu akiza umubiri, agakiza n'ubugingo. Iyo akijije umubiri, ni kwa kundi Yesu akiza indwara, akiza karande, akiza imyuka y'amarozi. Ibyo ndumva twabisobanura tugiye muri Bibiliya. Icyo gihe aba ari gukiza umubiri. Hanyuma uburyo bwa kabiri Yesu akizamo ubugingo. Uyu munsi wa none umbajije unyita bishop, ntabwo kera ariko nitwaga. Nge ndi mu bantu yakijije ubugingo, kuko yankijije ibyaha. Iyo umusambanyi aretse ubusambanyi bwe muri humura Yesu arakiza, Yesu aba akijije ubugingo. Iyo umusinzi aretse ubusinzi bwe muri humura Yesu arakiza, Yesu aba akijije ubugingo. Iyo Yesu ahuriyemo n'umuntu urwaye indwara yananiranye,
cyangwa umaze igihe kinini aboshywe n'imyuka y'amarozi, ubwo teyari niba ari amaguru aboshye kubera izo ndwara, umubiri urababaye, umuntu ashobora kuba ajya mu ijoro ariko arwaye. Ariko noneho Yesu akiza byombi, ntabwo akiza kimwe gusa. So ashobora gukiza ibyaha, ashobora no gukiza umubiri. Niba ubyibuka neza, yagiranye ikibazo n'abafarisayo ubwo yari ahuye n'umuntu mu isinagogi yabo wari ufite akaboko katarambuka, aramubwira ngo rambura akaboko kawe. Hanyuma karambuye, induru ziravuga, kuki nuko arangije arababwira ngo, abwira uwo muntu, aramubwira ngo itahire, n'ibyaha byawe urabibabariwe. Yesu rero aguha umugisha kubw'icyo kibazo warumbajije. Humura, Yesu arakiza, hakiriramo ibyaha, twakira abakizwa, twakira ababatizwa, ariko kandi n'uburyo bw'umubiri, tukiri mu isi dukeneye imibiri mizima, roho mu mubiri muzima. Yesu aguha umugisha. ngira ngo ni ibintu byiza cyane bakunzi ba Nkunda Gospel ndetse na Iyobokamana TV. Murumva yuko Yesu akiza ibyaha, agakiza n'ibyago cyangwa n'indwara n'ibindi byose. Abashaka rero ko ibyo bintu bibageraho, nyaboneka ntimuzabure muri iki giterane. Reka nganire na coordinateur w'iki giterane ho gatoya. Yego, mwiriwe neza kandi muraho murakomeye? Mwiriwe neza. Tubahaye ikaze kuyobokamana TV no kuri Nkunda Gospel TV. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Amen. Muratangirana no kwibwira abantu badukurikiye bamenye ngo tugiye kuganiraho nande gatoya. Nitwa Hermes Murayire. Akaba ari igihe muhuzabikorwa bwo gutegura iki giterane n'ibizakiberamo byose. Yego. No, ni poste ikomeye, ntabwo yoroshye. Imana iguha imbaraga n'amavuta byo kubishobora mu izina rya Yesu. Ariko uko mugaragara nk'ababishoboye ndetse mwamaze kubishobora. Reka ntangire mbaza ngo ni ukubera iki mu madini n'amatorero menshi ari hano mu Rwanda mwahisemo kuba abakristo bo mu itorero rya Zerafat Holy Church riyobowe na Bishop Harerimana Jean Bosco? Umuntu ashobora gutangira yibaza ikibazo nk'icyo ngicyo. Hari amadini n'amatorero menshi, ndetse nta nubwo twakira agakiza bwa mbere twari turi hano muri itorero, kuko tumaze igihe kitari gito twarakiriye agakiza, twarigiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko twahisemo kubana n'umushumba Bishop Harerimana Jean Bosco muri Zerafat, kuko hari icyo twahabonye. Yego. Birashoboka ko n'ahandi gihari, ariko hari icyo twahabonye. Yes. Amavuta rero twasanze hano, amavuta abohora, amavuta akiza, ineza y'Imana twasanze hano niyo yatwemeje kuguma muri iri torero no gukora umurimo w'Imana nk'uko bikwiye muri iri torero. Niyo mpamvu twahisemo. Yego. Nka coordinateur w'igiterane, usibye yuko ku mugoroba abantu bazajya baza bagasenga, bakaririmba, bagasengerwa, ndetse no kuwa gatatu kuva saa 3 kugera ku masaha y'umugoroba nyine hakaba igiterane cy'amasengesho. Ubwo ndavuga kuva kuri 24 kujyana ku itariki z'igiterane. Hari ibindi bikorwa byaba biyiteganijwemo, dore ko iki giterane kije gikurikiranye cyangwa kije kirimo hagati, nubwo iminsi 7 ariyo ibarwa cyane, ariko ubundi icyunamo cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 kiba kigikomeje. Ese uretse ibyo bikorwa wenda byo mu rusengero, hari ibindi bikorwa biteganijwe bishobora kuba bifite aho bihuriye n'icyo gikorwa u Rwanda rugiye kwinjiramo kwibuka ku inshuro ya 30? Mwagira icyo mubitubwiraho wenda gatoya? Murakoze. Nk'uko nabibabwiye ndi umuhuzabikorwa w'iki giterane, kandi nk'uko umushumba mukuru yavuze yuko iki ni igiterane ngarukamwaka. Si ubwo cyabaye ubu, ariko kiba buri mwaka. Humura, Yesu arakiza. Reka mbonereho no gusubiza gato ku cyo wari uvuze. Ngira ngo kuva tariki 7 tuzibuka bazize jenoside yakorewe abatutsi muri iki gihugu cyacu. Icyo kwibuka bizamara
iki cyumweru kimwe cyo kwibuka ko ni iminsi 100 nk'uko mwese mubizi. yego Hari ibikorwa biteganijwe, ariko biramahire ko n'iki giterane cya Humura Yesu Arakiza katubonereho umwanya wo guhumuriza n'abacitse ku icumu ndetse n'abanyarwanda bose, kuko twese abanyarwanda twahuye n'ibibazo bijyanye n'iteme yacu ya Humura Yesu Arakiza. Ndibaza yuko ari aho twabihuriza. Hari ibikorwa byinshi rero natwe duteganya, natwe nk'abandi banyarwanda turateganya ibikorwa tuzakora byo kwibuka abacu, baba abo twabanye, baba abo twasenganye. Iyo gahunda itorero rirayifite, kandi ibikorwa bitandukanye bizakorwa birimo no kuremera abacitse ku icumu, baba abo dusengana cyangwa n'abandi bo mu yandi matorero. Uko tuzashobozwa bizakorwa neza. Nibaza ko ari icyo wabumbajije. Ibindi bikorwa kugira ngo bigikorwa bijyanye n'iki giterane, nuko nk'uko umushumba mukuru yabivuze, ubundi mbere yuko wenda hari icyo atavuzeho, ariko igiterane gihuriranye nuko tuzaba dufite uriya mushitsi yavuzwe, Apostle Francis Musili azaza akomotse mu gihugu cya Kenya. Ariko umushumba mukuru wacu Bishop Harerimana Jean Bosco nawe aherukayo mu gihe gishize, yari yagiye kubasura. Ni naho byaturutse kugira ngo amutumire muri iki giterane cyacu cya Humura Yesu Arakiza. So aratwemerera ko azaza, yemerera umushumba nawe bitugeza ageze hano ko yatwemereye ko azaza. Uko rero kutwemerera kuza nuko hari n'abandi bifuje kuzamuherekeza. So hari ikibazo mwigeze kumubaza, ariko nibaza ko mu bifuje kuzamuherekeza rero harimo n'abo bantu bakora business. Bavuga ati reka tujye mu Rwanda, kumbure twahabona andi mahirwe, kuko igihugu cyacu barakizi, turi ibihugu by'inshuti kandi amakuru barayafite nk'uko natwe dufite amakuru y'iwabo. So abitugejeje tumaze kumenya ko muri abo bazaza hazaza iryo tsinda, turavuga ati reka rero dutegure uburyo bwo kuzabakira. Uburyo bwo kubakira niwo uwo musangiro. Ariko nubwo uwo musangiro uzaba, hazaba harimo uwo musangiro kugira ngo duhure tubabwire abo bacuruzi, abo bakora business, tuzababwira amahirwe ari mu Rwanda, natwe batubwira amahirwe ari muri Kenya, kugira ngo dushobore gukorana ibyo bintu. Baba abakristo bacu bajijuke bamenye gukora, baba n'abanyarwanda babyifuza, bose turabatumira. Niyo mpamvu tuvuga ngo bataza no kubyitirana ngo bibaze ngo ni abakristo bazerafati gusa. Uwifuza kuza gukurikirana icyo kiganiro, ndibaza kuza gukurikirana, kureba ubucuruzi bazaba bacu, kugira ngo duhuze ibyo bikorwa, kugira iyo network n'abanyakenya atumiwe, kandi ndibaza ko bizagenda neza. Ikindi kirimo nuko nk'umuhuzabikorwa turi gutekereza uburyo tuzaganira nabo, uko baje tukazabasaba natwe kujya gukora urugendo shuri. Gukora urugendo shuri tukajya Kenya n'itsinda ry'abazabyifuza bose, tukahaguruka. Tumaze kuganira nabo tuzajya muri Kenya kugira ngo tujye kureba ayo mahirwe nabo bafite. Icyo gihe dushobora no kuzagera tutagiye mu giterane, ariko tujyanywe n'ibyavuye muri uwo musangiro n'ibyo biganiro twagiranye. So muri rusange ni uko biteganijwe, kandi biteguye neza. Nka coordinator mboneyeho no kumenyesha abantu kugira ngo abiyandikisha hakiri kare. Turateganya ko dushobora kwakira abantu nka 300 muri Parking Hotel, niho tuzakorera uwo musangiro. Nyuma y'ibyo biganiro bizaba kuva nk'isaha 9, niho tuzatangira isaha 9, ariko tumaze kwandika abagera mu 150. Kandi turacyafite igihe kuco umusangiro uzaba ku itariki 27 hazaba ari kuwa 6. So turakangurira rero abantu, abacuruzi, abifuza kuzaba abacuruzi no gukora business, kugira ngo biyandikishe, kuko nibatinda bashobora kutazabona umwanya, kandi twifuza ko byavuzwe hakiri kare, bakwiye kwitegura hakiri kare. Murakoze. Kugira ngo ibi bintu ni byiza. Ni byiza cyane. Ibintu ni byiza mu by'ukuri, ahubwo igihe cy'inteye impungenge ni ubuke bw'abantu bateganya kwakira. Nose kabacuruza ari benshi 300 se, hari abantu nibumva ibi biganiro byanze bikunze, iyi network yo guhura n'abanyakenya bakaganira kuri business, ngira ngo abantu baribyaza umusaruro. Dore ko noneho
nkurikije uko mbyumva njye numva ibihumbi 50 ntabwo ari menshi pe. Bishop nyine n'igitimu bashyizemo nyine by'ubukirisitu n'urusengero byose baroroshya cyane barakabya. 50 ni amafaranga makeya bo ku gikorwa nk'iki gihe. Bishop umuntu wenda wagiriye umunye ko bati niba korodinateri avuze ko 150 baze kwandikwa kabasigaye imyanya 150 ko numva ari mikeya ko hari abantu mise ntekereza bagera kuri 70 bagomba kwiyandikisha mbibabwiye n'umunwa ubwo biragenda. Ahubwo 70 ubwo hasigaye 60, ubwo hasigaye 68 kuko nawe Iyobokamana TV na Nkunda Gospel mugomba kwiyandikisha kuko urumva kiriya gihugu ni igihugu cyagutse cyane. Namwe rero kuhaboneka muri iyo meeting ni byiza. Umubare w'abantu 300 nibyo ushobora kuba twarashyizeho umubare mutoya, ariko ni byiza tumenye mbere ko warenze twasaba aho tuzakirirwa tukareba ko batwongerera sale bo kubakira nta kibazo, then tugakomeza twakira wenda tukarenza uwo mubare. Ariko ni umugisha kuzaboneka muri iyo gahunda kuko amakuru ni ingenzi. Numva aricyo navuga kuri icyo. Munyemerere mbaze uyu mubyeyi twe afate mikrofone, wenda watangira wibwira abantu badukurikiye kugira ngo yego. Murakoze. Nitwa Uwimana Happy Salveta, nkaba ndi umukristo wo muri Zerafate. Ikibazo nifuza kukubaza, akenshi iyo tuvuze ku kintu cyitwa business cyangwa se kwikorera, abantu babitekereza mu buryo bwinshi butandukanye, ariko ikintu abantu benshi bakunze guhuriraho ni ikintu cyitwa igishoro. Hakaba hari n'abantu bakubwira ati kwikorera ntibishoboka cyangwa se biragoye bitewe n'uko icyo gishoro kiba kigoye. Reka tuvugire abakristo bose muri rusange, harimo n'abazerafati ndetse n'undi muntu wese udukurikiye, kwitabira uyu mugoroba wa business cyangwa se iyi night ya business, ariko azi ko n'ubundi ibyo 50 azanye biri muri make yarasigaranye, cyangwa se muri make nta gishoro afite cyo kuba yagira business runaka atangira. Kuwitabira byamufasha iki aramutse ari wa muntu ufite ubushake bwo gutangira adasanzwe ari bwo buzima bwe bwa buri munsi bwa business? Urakoze kuri icyo kibazo mbajije, ni ikibazo cyiza cyane. Abantu bake cyangwa n'abandi bakunze gufokasinga ku gishoro umuntu agomba gutangiza, ariko burya igishoro si cyo cy'ingenzi. Icy'ingenzi ni amakuru y'icyo wakoresha icyo gishoro uba ufite. Icy'ingenzi ni ukuba usobanukiwe n'icyo gishoro uramutse ukibonye, ese wagikoresha iki? Iyo business nakora nayikorana nande, irahagana he? Iyo ufite ayo makuru biroroha, kuko abenshi mu by'ukuri urareba nk'umuntu iyo yiga avuga ngo nzabona akazi, ariko bose siko babona akazi cyane. Impamvu bose atari ko babona akazi ni uko abenshi batabasha kugera kuri ya makuru atanga akazi. Ubwo rero icyo gihe buri wese yaba yahageze adafite icyo gishoro ariko akabona ayo makuru, cyane cyane ko ari nko kuyabonera ubuntu. Iyo umaze kubona amakuru igishoro kiraboneka, kuko igishoro ni ibyo wumvisha uko bidevelopa, ni uko utangira gutekereza iseta wakoreraho bitewe n'amakuru wabonye. Ibyo ngibyo bikagufasha kugira ngo ubashe kwiteza imbere muri ubwo buryo. Igishoro rero iyo wamaze kumenya amakuru unyura kuri mugenzi wawe. Hari abantu bagiye batangiza 5,000, umuntu agacuruza ibigori, ugasanga yageze ku ibotike. Umuntu yacuruje ubunyobwa yageze ku ibotike, ariko ugasanga uwatangiye alimentation kubera nta makuru afite yahise abarirwa imisoro, abarirwa n'ubukode, alimentation irahomba kandi igishoro yari yakibonye kuko nta makuru afite. Ibyo rero mu by'ukuri icyo nakangurira abantu bose bumva bagira ubwo bushobozi bwo kwitabira, bahagera bakabona kuri ayo makuru bagasharinga, kuko niba adafite igishoro burya iyo wabonye uguha amakuru akubwira nuko wabona igishoro. Hari n'igihe igishoro gikura mu waguhaye amakuru,
akakubwira ati turatangira ukora ibi unkorere, ejo nubona yawe kuko watangiranye nanjye mfite igishoro, nawe ukinjira mu banyamuryango, nawe ukaba ubigezeho kandi bitakuvunye bitewe n'uko ufite amakuru. Numva ari icyo nakanguriraho abantu bose bafite uwo mutima wo kuzitabira, bafite n'ubushake bwo gukora, kuko mu by'ukuri nk'uko igihugu kibidukangurira ni ugukura amaboko mu mifuka tukiteza imbere, cyane cyane ko iyo utitekerezaho ngo umenye aho uva ntumenya n'aho ujya. Ndumva mu by'ukuri igihe icyo nabivugaho ni uko uwaba abifitiye ubushobozi bwo kuhagera ni karibu, imiryango irafunguye, amakuru ni ubuntu. Uburyo unsubijemo ndabukunze cyane, ariko nanone bunteye amatsiko, sinzi niba uri buze kubitwemerera, cyane ko uri no mu bantu bashinzwe icyo kintu cyangwa se business muri rusange hano muri iri torero. Ngize amatsiko yo kumenya inkuru ntoya cyangwa ncamake y'itangira ryawe mu bintu bya business. Sinzi niba wenda uri bwemere kubisangiza kuri kamera, ariko ni ubuhamya kugira ngo wenda nihaba harimo n'inkuru y'ikintu gisa nkaho cyari kinagoye gikomeze cyangwa se kibera urugero rw'umuntu dukurikiye yuko bishoboka. Utangira cyangwa igitekerezo cyo kwikora kiza muri wowe, sinzi aho cyagusanze, niba cyaragusanze wenda wari usanzwe ufite ubwo bushobozi cyangwa cyaragusanze ukorera nk'abandi cyangwa ukorera leta, ariko iyo nkuru ntoya yitangira ryawe. Urakoze. Ngira ngo igishoro uko nawe ubizi nta hantu kigusanga, ahubwo ni wowe ugira aho ujya kugishakira. Yewe habayeho kujya mu kazi ndakora, nkajya sevinga, nirinda buri kintu cyose cyatuma ayo makeya nabonye atajya mu kintu kizangirira akamaro. Ni muri ubwo buryo rero natangiye nkajya sevinga kuri konte makeya. Urabizi umushahara ntabwo ujya uba munini, ariko iyo ukoreye management uba umusingi w'ubuzima, kuko nta mushahara mutoya ubaho, ariko iyo utabihaye agaciro ubona umushahara ukwezi kwashira ugasanga wagiye mu bibazo kuko utabuhaye agaciro. Ariko umushahara wose uko ungana utekereza apana ibirenze uko utekereza, nibwo buryo ubasha kwiteza imbere. Ubwo rero yewe nagiye nta kintu nsuzugura, nkinjira mu by'ubuhinzi ngashiramo abantu bakampingira utwo mbonye, nkamenya ko ngomba kutuzigama, nabona amafaranga nkagura akamoto, ayo mbonye of course birumvikana iyo utari kwikorera ibintu ntabwo wunguka nk'uri kubyikorera. Ni muri ubwo rero buryo nabibonye, n'imyaka umuntu aba ari kugenda ageramo iba ari imyaka kugira ngo wegere icyo ugomba gukora kugira ngo urebe ko warenga cya cyiciro watangiriyeho, kuko ngira ngo niyo ntambwe buri wese aharanira. Mu by'ukuri byagiye biza bigenda biza kugeza na n'ubu ngubu numva ibiganiro nk'ibi ngibi cyangwa habaho event nk'iyi ngiyi ngafata iya mbere kugira ngo mbe mpari kuba nabisobanurira abandi uko izo ntambwe zigenda zizamuka bitewe n'aho wahereye. Kandi buriya nta muntu uba ukwiye kwisuzugura, azirongaza ufite amaguru, ufite amaboko, ufite amaso, ururimi ruvuga neza, ukominika bigakunda, n'amatwi yumva. Buriya niyo utaba uri muri iyo nama cyangwa ngo ubigire ibintu wabanje gutegura, kuko akenshi urabona n'ibyo abantu biga si byo bakora. Iyo hari icyo ushaka niyo ugenda mu muhanda buriya ugenda ubangiriye amatwi kugira ngo wumve ikigufasha mu byo uri kugenda utekereza muri ako kanya. Iyo rero ufite iyo ntego, hari n'igihe uhura n'umuntu akakubwira ngo nkorera iki kintu, ukavanamo bya 5,000 nakubwiye, ugatangira gucuruza amagi y'5,000, ejo ugasanga uvanyemo 10. Byose ni determination, ni intego wiha bitewe n'aho wumva ugomba kugera. Ikica abantu benshi barisuzugura bakumva ko batabigeraho. Yaba afite 100,000 akumva ko yakora business afite 3,000,000, kandi 3,000,000 ntabwo ushobora kuzigeraho utahereye ku giceri cy'10 cyangwa ifaranga rimwe.
uko nguko wagiye ubibara bizamuka niho hagenda haguha n'intambwe zo kugera kuri 100,000, 500, miliyoni. Uko ugenda uyabara ari make yazamuka nibyo biguha uko ugenda ugera kuri byinshi. Ejo bwacyo ugasanga abaye umufatanyabikorwa n'abandi babigezeho mbere yawe, kuko ntawe ubivukana. Ni gahunda utangira, bigaterwa no kureba n'icyo wishizemo wowe ubwawe kugira ngo ubashe kugera ku ntego y'aho wumva uzagera. Kuko intego y'aho wumva uzagera yo ibikurimo, kuko niyo urebye ibyo abandi bakora cyangwa wiyumvamo icyo ugomba gukora, n'intego uba uyumva. Kireka iyo uhuye n'ibiguca intege bituma utabasha kugera kuri ya ntego yawe. Ibyo birahari nabyo, ariko akenshi bibaho iyo wabyemereye. Iyo ugize gurupe mbi, iyo udahaye agaciro bya bindi bikeya ufite, kuko byinshi byo ntibibaho. Kireka kuba mu gihugu wenyine byose ukabyiharira biri mu gihugu, ariko kuva abantu bagira ubuzima butandukanye, uba ugomba guhera kuri ibyo ubasha kugeraho mbere, ukabiha agaciro kugira bizakugeze ku byinshi. Murakoze. wanyemerera nkongeraho akantu gato. Yego, Pastor. Ukoze hasi unyibutsa ibuye. Hari ikibazo wamubajije mbere cyiza nkunze. Urabaza ngo hari umuntu ushobora kuba afite ubushobozi bwo kuza muri icyo kiganiro cyangwa se muri iyi dine, ariko akaba nta gishoro afite. Yego. Uravuga ute se uwo muntu ibi bintu biramureba? Hari icyo byamumarira. Hari icyo byamumarira. Ubajije icyo kibazo, numva kirasa n'igihe cyanjye cyo gutangira umurimo w'Imana, ariko ibyo uzabimbaza ubutaha, ntubimbaze uyu munsi. Ni iki nshaka kuvuga? Ubwo ngiye kutaba mu rwego cyane rwo kubwiriza, ahubwo mbe mu rwego rwa business. Hari abantu babiri, hari umuntu wenda ntanga urugero kuri mwebwe, umuyobozi wa Nkunda Gospel arafite miliyoni 100 ashaka gushora muri business. Hanyuma umuyobozi w'iyobokamana nta n'igihumbi afite cyo gushora muri business, ariko afite amakuru y'uburyo business ikorwa. Ese aba bantu bombi ntago bakeneranye? Cyane. Barakeneranye. Aha, noneho rero dusanze umuntu ufite ubushobozi bwo kugera muri parking adafite igishoro, ashobora kuzahahurira n'umuntu ufite igishoro ariko ukeneye amakuru. We nta makuru afite y'ahantu yashora, kandi afite ubushobozi, afite amafaranga. Ariko we afite ubushobozi, afite n'ubwenge bwo gukora, kuko urumva nakira abantu benshi nsengera. Hari umuntu azakubwira ati mfite umushinga uyu, ukumva afite umushinga mwiza pe, ariko akubwira ati nta gishoro mfite. So nuvuga umuntu ufite igishoro rimwe na rimwe muri business akenera n'umuntu ufite amakuru. None uyu muntu rero uzaba ufite igishoro, udafite igishoro, akabasha kugera aha hantu, nta gihombo afite, kuko ashobora kuzahahurira n'umuntu ufite igishoro ariko ukeneye umuntu ufite amakuru y'uburyo bakora. Abo bantu bombi muri business barakenerana, kandi biba ari win-win. Bombi barakeneranye. So nicyo navuga ku bantu ubajije ikibazo cyiza. Hari n'ushobora kuza azi uburyo business ikorwa ariko atayirimo, akahahurira n'umuntu wenda umu-investor uvuye muri Kenya ushaka gushora imari ye hano, ariko ukeneye umuntu uri ufite capacity yo kuba yabihagararira. Ubwo si uwo muntu ntazaba hakuye igishoro. Numva ari ubwo buryo nasubiza icyo kibazo. Nako nongeragaho. Imana ibaho umugisha. Okay. Hano nabo barashaka kugira icyo bavuga. Yego. Watangira utwibwira. Arakoze. Nitwa Magezi Boni, nanjye nkaba ndi umukristo wa Zerafate, kandi nkaba ndi umwe muri committee members. Muri business nkaba mfitemo impamyabumenyi ya maîtrise. Ndumva iki kiganiro ni cyiza cyane cyane ishingiye ku kibazo wabajije mugenzi wanjye. Ndumva ngewe deja ndimo kubyumvamo inshuro nk'eshatu cyangwa enye. Icyambere yazanye kugira amakuru. Yego. Bishop abizana neza, noneho wagira ati connection. Urumva haje ibintu bibiri. Kugira amakuru ni ikintu kimwe, no kugira connection ni ikintu kindi. So twe mu business tubireba nk'umuntu witwa business to business. Ni abantu babiri bagiye guhura ubwo ngubwo. Yego. Mu by'ukuri Bishop ndamushimira, ariko kuri iki gitekerezo kugira ngo duhure n'aba bantu. Mu by'ukuri turakora business mu Rwanda, kandi business urabizi
ziba zikeneye amakuru ahagije, ziba zikeneye kumenya uko nawe benshi ugiye kureba muri abacuruzi bakomeye. In fact reka mbaze mbita direct n'umwana wa mugenzi wawe ikibazo bamubajije uti ese bari abo hasi tuzi neza niba turimo kuvuga business cyangwa n'abari butumve baraza kuhita bumva ni business ziteye imbere turazishaka pe za Rwanda yeya niba urimo abacukura amabuye y'agaciro aba importa ibintu kuva hanze bakabizana mu Rwanda, urumva ubu turimo kubyumva tukabiva kuri urwego, ariko waje direct utse bari abahasi kandi ari nabo usanga dufite muri rusengero akenshi batanabyiyumvamo bakumva niba tuvuze ubu bucuruzi bakuva mu rwego abantu bavana ibintu hanze bakabizana mu gihugu, ariko abo turabakeneye, ariko abo dukeneye natwe nibo ngabo barimo kubaza abo rero bazaza gute uyu munsi. Niba tugiye kuri umunyakenya business bafite nyinshi mu Rwanda kandi binjiye mu byaro bari mu buhinzi, nicyo kintu cya mbere kandi tuzi neza abanyarwanda benshi hanga baba mu buhinzi n'ubworozi. Uyu munsi horticulture nicyo kintu giseringa mu Rwanda. Horticulture duba tuvuga ibintu cyane cyane abantu bari mu mbuto, abantu bari mu imiteja, abantu abatubuze murabizi abanyakenya barabikora cyane muri bishanga, so tugasanga kandi ubwo butaka bufitwe natwe, ariko twebwe ntabwo tuzi kubyaza umusaruro. So uyu munsi niba tuvuga ngo business umuntu agatangira kumva ngo n'uwundi wa boutique n'ubu tumukeneye nawe aze ahure na munyambotike mugenzi we, ariko umucuruzi nabo bakora business. So naza agahura n'umunyakenya uzi neza ikintu cyitwa horticulture cyangwa icyo gucuruza ubwo bucuruzi, nzi neza ko bizashoboka, ariko turabibona na Nyagatare hari abantu bagenda bamanuka mu bishanga bakajya kuhinga imiteja, kandi iyo miteja turayisuzugura tuyibona tugurira ku isoko, ariko niba yambuze ikajya hanze ni amafaranga murabizi ukuntu bihenze cyane. Urusenda murabizi ni ibintu bihenze, ariko abanyarwanda bakeneye kugira ayo makuru kugira ngo kuko nabo babyitabire. Icyo rero ni kimwe, tuzi neza ko abanyakenya bafite ubumenyi. Ikindi niba tugiye kureba ese umuntu wa Kenkeye ashobora kwiyumva ko acuruza ibintu bikeye, ariko hari umunyakenya we abivana hanze afite amakontineri. Uwo munsi naza agahura na mugenzi we w'umunyakenya, nje ndumva baza bagize business contact, uriya ashobora kuzajya amuzana izo product, uyu agacuruza akamuhiza amafaranga nuko na business zikorwa. So dusanga abantu bo hasi bazafite amahirwe. Ntabwo ari ibyo gusa, ntabwo ari ubuhinzi, ntabwo ari ubworozi gusa tureba, n'abacuruzi bose bahanga muri Kigali ko turimo kuvuga tuje i Kigali. Abacuruzi bacu bakeneye kugira contact, kugira amakuru ahagije, kandi bakagira noneho na security. Nizera yuko niba ndi mu gucuruza n'umukristo mugenzi wanjye tuvuga arimo tubyumvikana kimwe, kandi muzi ikintu cyitwa ubukristo haba mu bunyangamugayo niwo mukristo, nzaba ibizanyorohera cyane niba mbonye umunyakenya kugira ngo ujye muri Kenya kuvana ibintu, nzajya mwandikira yuko murabizi ngo bimeze, ukamupostinga ndashaka izi products be azikohereze vuba, cyangwa n'umuntu afata indege ngajya muri Kenya cyangwa bisi nkabazi ngo nagira gurukira kwa happy kubera uwo mukristo arahari. So ngiye ndumva iki giterane koko kizaba nk'ikiraro cyo guhuza abacuruzi kugira ngo noneho bamenyane hanyuma bagire n'ibyo bakora. Murakoze. Munyemerere mbaze ikindi kibazo wenda nakire na mugenzi wanjye yakomeze ndakibaza mushiki wacu. Uku kwezi dusa nkaho dutangiye kwa kane, kuracyari gushyashya, bivuze ko tuvuye mu kwezi kwa gatatu. Ni ukwezi kuba kuberamo ibikorwa byinshi cyane, ariko gusa nkaho kwahariwe umugore, kandi naho habamo umunsi mpuzamahanga wahariwe umugore. Iki kibazo nshaka kubaza cyerekeranye n'umugore muri business, ariko cyane kikagaruka no ku itorero. Iyo tugeze mu itorero cyangwa mu bikorwa byinshi by'itorero, ubona ko abagore uretse ko hari n'abagiye bifashisha imirongo imwe n'imwe Bibiliya bakaba nk'ababaheza mu nshingano ndetse no mu bikorwa byinshi cyane bibera mu itorero. Ugasanga no muri business cyane cyane abo mu itorero hari ibyo badatekerezwaho gukora kandi nabo babifitiye ubushobozi. Ubona ari iyihe gap